ndabona bimeze neza. Ako kanusi kafa mugambira amasi n'imwe nasara mufite nuko abantu bagize n'ubwenge bwo kuza kubasuhuza kizaza kumva mikoro tugwanira ubwenge ahanze gahanuka nuko ishobora mu muziki ukora mu muziki wose kugira ngo abantu bumve ubutumwa baze kumva ubutumwa bwihutirwa ubwenge ntabwo ari byiza turwanye ibiyobyabwenge biraba burica ariko reka turebe ubutumwa burihutirwa muri hangana mugiye bamufasha kuko gakeya kugira ngo bese ze kugaruka noneho mumeze neza ariko ubutumwa burihutirwa nuko ubutumwa mubwihutisha kugira ngo abantu murabona ko ni abakobwa bazi umuco nyarwanda batiza indangururamajwi kugira ngo ubutumwa bwumvikane. Niba bakiriya beza tubakiriza gakise turashaka icyo kunywa tubahereza gaki reba tumwe turyoshye nyabuna agaki nyine ari akakati je bita muskwera sha Derera shakuni ahari makanyanga byose birahari nawe nari nabuze duserifagira fasta gira ruzungu bikurikirana okay reka mbafashe dirambirane akagwa gahiye ruzungu fresh ntubizi se tuntu nemera mama Mana we izi ni zamuswere ewana izi zirakuye pe ubuzima bwacu cheers man cheers nagukunda ariko man ndayikunda nkabura uko ngira kabisa takini mbega inzoga we yewe akakena nyugwanga kabisa yatuma wara kukajya mu mwuka yego pe akariko nari naravuga uko ikibazo ubundi akakabari kare hose twari twarakabye gutema ikibazo izi nzoga ziryoshye urya niko zizuje ubuziranenge cyangwa ziravangiye ahantu harimo akantu ushaka ingagarama nkaya ndamubeshya ariko mani utabona twitamo utu tuboro mani ejo bundi ngerageye kwa muganga yego iyi nzoga yari iryoshye pe urakoze noneho reka arisha byagenze gusa ino nzoga irakomeye none se ubu ngubu nayira ino nzoga uri kumva batasizemo akandi kantu katari agasanzwemo turi kumwe ariko biciye mani kuba barabiciye se babuza abantu igakwinywera urwagwa mani reka inzoga yariyengetse pe za wisike twazinyweye mpaka je nanywereye mu gacuma mani we wanywereye mu cyuma se sha je nanywereye muri mutunu we iyo mitunu se uri kumva bigenda mani mitunu iraryoshye pe wasana je ninywereye ku rwego mani ahubwo se ngusomeshe wose ntabwo nanyweye mu gacuma ndanyweye mitunu dukomeze twihute turebe ko twagera urugo dore burije ariko iyi nzoga ndikumva iribuza kunyica pe reka mitunu we unkozeho reka ihangane twihute tugere mu rugo yewe ndikumva ndi gucika intege kubera mitunu ndagaswe yesu we
indege ziracitse we oya ntago babinkora arisha aka kamitunu tumwe turukanka turebe ko twagera mu rugo Yesu we tukabisoza mitunira bikoze oya none se urukumva tutagera mu rugo nagira umuntu mfasha arisa yo mituniranyishe mituniranyishe oya ntabwo ujya ugasoma ariko reka nanigenda ntabwo nasangiye amaze gusomesha nubwo warenze n'ubundi byari bigaragara ko mufasha turebe ko twamugeza kwa muganga si baradufashe kwa muganga baragira icyo badufasha kuruke tumujyane kwa muganga kiravuga wari kugira ngo ngoreye mu rwanda ngoreye mu gacupa n'abantu ko kugenza ko kugenza kiravuga kugera kwa muganga uyu muntu ko arimo gutaka bayiki twagira mwebwe muze mumudufashe undi ndawe mbari cyo namufasha yewe inzoga nyinshi n'iki cyatumye agwagurika nyine mudufashe mureke mwamukorera kanze uyu waratse kumuha inzoga ubona ari kumva yabaye uri kubona adupfira wabigenza ute ari muza dupfira aho kumuha wabigenza ute mitunu kuko abantu umwanya murataho kumwirira Nimechera urwagwa tutabipfuza muganga basi mudufashe ande tubitunga nimuze mumudufashe turadupfira muga mugire vuba mudufashe umuntu wawe yanyweye za nzoga zitemewe n'amategeko oya muga ndabona uno muntu warembye cyane kanze ndawe mbari cyo namufasha yego mufashe muga umurwayi wanjye tumwanya bitono ndembeyeho ariko mwebwe mwabikoze iyo mutamaze inzoga wagenza utya wabaye utya muganga furaho urabibona urabibona reka shambani nasinze mituno yanyisha marari guteka nka konta ngayihangana unywe kino kinini ihangana mamazi vuba vuba turene mbari tukamufata ako si wowe ntabwo basangira uyu nayo basangiye amasanzara hirya kugenda bahirimana mu nzira mitunu hariya turabituni uno nawe turabasanga wafashwe nimumufashe nawe wasanga nawe yabaye nkawe yanywereye mu rwagwa njye banywera mu cyuma ntabwo twasangiye ntabwo nk'imiti ariko icyo tugufashe nawe warwaye reka mumfashe ariko ahari wenda asanga ari n'inzoka nzoga warwaye nayo ni izo nzoga zakwishe ariko muganga we temewe muganga we twasangiye mwese murakora mukanya ni mupfukani itenda rigiye mutazacinya inzoga zanyu yanywereye mu gacuma nywera muri mituno mwegera vuba ariko n'uyu ndabona afite yanyweye kuri za nzoga bita swingi ndabona za mituno zabakozeho ra se mwazirinzira bene muryame mu ruhuke ese ko mbona irimo gusimbukara reka nongere mpamagare numve ko iri bucemo arame bendo bimeze bite ni sawa umeze neza nshuti yanjye meze neza pendo uraho urashima imana turi gushima imana imana ishimwe cyane okay ahubwo se ubu ngubu uri mu biki ubu ngubu ndi mu bucuruzi uri gucuruza ikibi ndi gucuruza ibiryo by'ibiribwa ubu ngubu nibyo nagiyemo uzi ubu ngubu njyewe ahantu nibereye mwana yego sigaye nicururiza inzoga ahangaha nyine muri iyi botike uri kubona ahangaha k'uyu mugabo bita 07 twajya
seti okay ahangaha nyine uramutse ukeneye n'ahangaha wanyisangira ariko si uri kubona abafana abafana ndababona cyane ubu ngubu nabwo barahari bari kunywa umeze neza cyane nanjye nari ngiye gusura umukobwa w'inshuti yanjye ukora hariya hirya mu kabari kwa 07 yambwiye ko ariho ari mu bucuruzi Umupima inzoga se yego ariko uzi ko ejo bundi hari umukobwa wagiye kuhangana n'inshuti yanjye inzoga zikamwica n'ubu ngubu ariyo mvuye kugemurira reka reka urabeshya uzi ko amaze ibyumweru 2 mu bitaro urabeshya ni ukuri koko ibyo bintu uri seri ni ukuri niho yanywereye inzoga pe we niko bitoroshye numvise bambwira ko yazinywereye kwa 07 none nawe ndumva ari umbwiye uwo 07 ko numva afite amanyangara afite inzoga ziri kubica bigacika pe n'abakobwa se ziri kubageraho reka reka uwo mukobwa bamuzanye mu maboko urabeshya n'ubu musize mu bitaro ntarakira ko numva bigoye ni danje tu hanyuma se urabona ari koroherwa iri kuza gake gake wabasohokanye sawa ko mbona uri igikara niko navutse pa wavutse niko navutse ese nta mukorogo wasanze yashawe umukorogo bakama muri bisohora nta mukorogo wasanze oya mbabarira sha ntukansuzugure oya wari kwitukuza wawe so fumane papa you understand G igikara giye gusaba gutyo bana angalia mabebi babye cyakoze ufite abana pe nukuri igikara kabisa baravuga ngabeza tumenyane you understand so angalia watoto bangu ni bafre sha naye mbona babonye kabisa akanuma akaranyije baba kandi posha akakantu kanya huko karimo iki mwana wa twe tuba twakenze bro gakora ku mutima ibisebe kakomora naye mbado umuntu ureze bro nari mfite sogokuru wanje iyo yakanywaga neza kakamugeramo nkumva gatangiye guhindura ikibuga akavuga nk'umunyamurenge ngo Yesu wanje we ngo ndafashijwe ariko se bosi ko ndi kubona inzoga hafi aha ngaha zarangiye ubu ngubu ntabwo washaka ukuntu turi bujye kurangura izindi naye mfite gahunda yo kurangura izindi kamera umeze neza ngajya bonyine turebe ukuntu tubona inzoga dore abakiriya bari kubura inzoga banywa oya ni mu kanya ziraba zigushyitseho humura bigira ikibazo sawa sawa bigire vuba vuba umutekano uri mu baturage ukuntu wifashe hari ibintu biri kugenda bikwirakwizwa hanze ko ari inzoga z'inkorano bari gukora kandi bakatubwira ko abo bantu nyine bari kononekara cyane yego ejo bundi twakurura amakuru y'uko hari uwarwayi bamuherekeza hano nta mwana mwakira hano hari kuza abarwayi benshi ngo banyweye za mituni amakuru se ijana ku ijana ndayafite kuko ejo bundi namupimye nsanga yanyweye ibiyoga byica byamuketse amara byibuze sawa icyo wabashije kumufasha naramufashije mbona ari koroherwa gusa nyine ntabwo arakira neza ntabwo barakubwira ahantu yazinywereye se nari ndi kumva inshuti ye imubwira ngo yaba yaranywereye kwa 07 kwa 07 07 ndamushakira ariko bite byanyu mumeze neza none se uraba mwikaritsiye se turaba mwizi karitsiye tu hari umuntu naje gushaka w'inshuti yanjye uwo bita 07 muramuzi 07 uri ucuruza inzoga za mituni niwe numva uri kononekara abantu gutyo bari kugenda bangirikira iwiwe byahatari mwana ibi bintu by'ibyuma n'izindi nzoga ntazi bagenda bavangamo ibintu tutamenya zangiza nyine abantu nk'ibyo ngibyo niwe wumva niwe wuri ese mwahandagiye twahakujyana ntari tukahakugeza sawa ntari reka ndebe ko nabona umuntu wenda wamfasha bene abo bantu hari igihe usanga bafite n'ibindi bintu bashobora kuba kwifashisha ku buryo utamufata uko wiboneye ntabwo babibura pe
bahungu banjye nihute mbereka akaraka tujyaho gatoya turebe ko byibuze uyu munsi twagira abo turokora. Noneho mumaze gufata amakuru ya wa muntu uri kugenda atanga ibiyoga bitemewe. Tugenda ubwo tugiye kugenda hagire no muducika bose baducika turi kureba bamaze kuduhereza bamaze kumpa amakuru yuzuye 100% y'ahantu aherereye. Tugenda sawa. ariko se bosi we aho ko mbona abayobozi baduteye nta kibazo waba ufite? ngenzi ko nta kibazo gihari. Okay, Imana ishimwe niba nta kibazo gihari reka ducuruze. Ibi nabona munamugezeho nkaza ndabona mufite iteze bose umeze neza mwese umuntu wakubwiye ikoze rwose te nawe wamuzi ni wowe ese twakubaza akantu mukeya ibibazo biri kubaza ese ni cyo kibazo wowe urabimenye tugikijeho toki wamenya kumvikana Bwana ntabwo ishyikira abisoma umunsi bose barabwira ibimenyetso byuzuye. ese twakoze iki none? Twakoze iki se none? None wese tena dukoze. Twakoze iki se ko mudusenge turi ibyo twateke dukoze. Ubari kugabanya ikindi mwani umuntu abanze yigire hango fa ibindi. Ibyo ni umufunguzo. Muramo bivuga mwani